ryayo rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Wewe utamuzamurira icyubahiro, jewe ku ruhande rwanjye ko icyubahiro icy'Uwiteka. Uwiteka niwe wadukoreye ibikomeye, none abadayimoni bamwaye ariko bakozwe n'izuba. Abantu bashoboje kuboneka mu materaniro rihabwa icyubahiro n'izina rya Yesu Kristo. Igitabo cya Petero ya mbere, tutasoma kitabu cha Petro wa kwanza igice cya mbere, kipindi cha kwanza nasoma umurongo wa 13. Shairi 13 hayo pekee Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Uko mukenyere mu mitima yanyu, mirinde ibisindisha, miringire rwose impano y'umuntu uzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Ndugu mshingie ataongoza ombi. Wewe nawe tumanuke. Ikituza ninakindi nukumbe mvugo yawe. Kuri Imana ishobora byose, kemera ubyukuruke, ibice bisigaye nabyo tukubone. Mu jambo tukubone, buri wese waje imbere yawe atahe akubone. Ngwino mubyeyi, ngwino wese icyubahiro, tugusabye mu Yesu Kristo. Bashobora kwicara. Imana yacu yabishimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abashyitsi na bene urugo, wageni na wenye nyumba, abari bamaze iminsi mu mirimo bataboneka, wale walikuwa kwa kazi iminsi y'amateraniro, kubona bamwe baje Uwiteka yabaciriye akayira. Bashiki bacu na bene data, mumfashe dushimire Imana idushoboje. Reka dusabe mwene data Tamuriza asome Zaburi 62. Tunao keti, acha tumusi ndugu Tamuriza dusome Zaburi ya 62. Arahera ku murongo w'icenda, ataanza kwa shairi ya 9, arageza hepfo, atashuka chini, asoma imirongo igera mu 3. adasoma kama shairi 3. Turasoma bizira kwa Yesu Kristo. Mwabamwe muje muyiringira ibyo imitima yanyu, iby'umutima wanyu mubisuke imbere yanyu. Imana niyo ubuhungiro bwacu. Ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo ntibazika bazateruka. Bose bateranya umwuka ubarusha kuremera. Ntimwiringire agahato, ntimwiringire ubusa, mwizigirire ubusa kunyaga ubutunzi nibugwira. Ntimuzabaherana imitima. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri. Ngo Imana niyo ifite ububasha, kandi wowe mwami ufite imbabazi, kuko witura umuntu wese ibikuri imirimo ye. Amen. Timukizigirire ubutunzi, ntimukiringire ubutunzi, kuko nibugwira. Umurongo wa 10, timukiringire agahato, timukizigirire ubusa kunyaga. Ubutunzi nibugwira, timuzaherane imitima yanyu. Amen.
twasomye ijambo ry'Imana tulisoma neno la Mungu riboneka mu gitabo cya Petero inaonekana katika kitabu cha Petero riboneka mu gitabo cya Zaburi inaonekana katika kitabu cha Zaburi twageze kuri umugoroba ganire ijambo ry'Imana rigira riti ibyiringiro by'abatoranijwe matumaini ya wale waliochaguliwa abatoranijwe nibo bakwiye kugira ibyiringiro wale waliochaguliwa abatoranijwe burya nta byiringiro bafite wale ambao hawakuchaguliwa hawezi kuwa na matumaini twebwe twari kure sisi tulikuwa mbali jewe nawe twari kure mimi na wewe Imana iraduhamagara Mungu akatuita Imana iduhamagaye natwe turayitaba nasi tukaita hari abantu bibesha na watu wanaojidai bongere dusubiremo acha turudi hari abantu bibesha kuna watu babona wanaojidai umuntu avuye mu mubiri anatoka mwilini Imana yamuhamagaye alimuita oya hapana Imana yacu ntabwo ihamagara abapfuye aite waliofariki Imana yacu ntihamagara abantu bapfuye Imana yacu ihamagara abantu bazima kubera Imana yacu ntabwo yakoresha abapfuye ahubwo ikoresha abantu bakiri bazima angali hai niyo mpamvu yabwiye Aburahamu ati sohoka mu gihugu cyawe Aburahamu yari muzima yari agihema ntabwo yari yapfuye bado alikuwa angali anapumua Imana yacu Mungu wetu ihamagara umuntu muzima naita mtu aliye hai ntabwo ihamagara umuntu wapfuye hawezi kuita mtu aliyefariki wapfuye aliyefariki Paulo mu nzandiko wale kwa nyaraka zake avuga ko ari ugusinzira anasema ni kusinzia kandi aravuga ati ntabwo nubwo tuzasinzira twese sisi hatutasinzia sote kwa ujumla hari urupfu kuna kifo hariho no gusinzira ariko abasinziriye bashobora kubakangura ariko abapfuye waliofariki ntacyo bamata hawezi kufaa kitu usibye kubazura gusa ariko usinziriye arakangura hari urupfu hariho no gusinzira niyo mpamvu Paulo yavuze ati ntabwo tuzasinzira twese ahubwo tuzahindurwa bali tutabadilishwa Imana yacu ihamagara umuntu Mungu anaita mtu agishobora kuyumva anaye angali anaweza yaraduhamagaye natwe turitaba kandi aravuga ati intama zanje zizwi ijwi ryanje kutoa sauti yake ntabwo wamenya ijwi hawezi kutoa sauti ry'umwungeri ya mchungaji utari intama ahubwo intama niyo yumva ijwi ry'umushumba yayihamagaye iritaba kandi umushumba ahamagara intama mu izina ryayo izina ryacu ni ry'Imana yaduhamagayemo twebwe dufite izina na jina twahamagawemo n'Imana na Mungu Paulo mu nzira y'i Damasiko Paulo mu nzira y'i Damasiko Paulo kwa igihe Imana yamuhamagaye yari ari kumwe n'abandi ariko abo yari ari kumwe nabo bumva ibintu biri guhongera gusa ariko Sawuli ariwe Paulo yumva ijwi ry'Uwiteka ntabwo yaryumvisha ari uko yapfuye yumvisha ijwi ry'Uwiteka ari uko yari ari muzima yari agiye kurenganya abafurere kusaliti wa ndugu kuko Bibiliya itubwira neza yuko yari umuntu wize w'ikimenya bose kandi yakoraga umurimo wo kurenganya abana b'Imana watoto wa Mungu akiri muzima angali hai ageze mu nzira y'i Damasiko niho Uwiteka yamuhamagaye Mungu akamuita amaze kumuhamagara alipomuita nawe aramubaza na akamuuliza urinde wewe ni nani baba aje kumukorera naenda kutumikia nawe aramubwira na akamwambia njyewe Yesu Kristo Kristo Yesu w'i Kristo Nazareti wa Nazareti ariko yari ameze ate alikuwa na uhai aliko yari afite ubuzima umuntu udafite ubuzima mtu ambaye na ntabwo uhai yashobora kumva hawezi kusikia Imana yacu ihamagara abazima ntabwo ihamagara abapfuye turaganira ijambo rigira riti neno la kusema eti ibyiringiro by'abatoranijwe matumaini Imana yaraduhamagaye maze kuduhamagara alituita ijwi ryayo tukasikia sauti yake irongera iradutoranya akaongeza akakuchagua yadutoranije ntihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo abo yatoranije rero ni ngombwa ngo bagire ibyiringiro byacu biri ku Mana ishobora byose iyo Mana yaduhamagaye niyo izatujyana kandi izatugezayo aho yaduteguriye kuko yaravuze iti dore ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi ndagiye ngiye kubategurira ahandi nzagaruka mbajyane iwanje kugira ngo ahondi namwe muzabera abafite ibyo byiringiro nta kabuza tuzagerayo aho umwami yaduteguriye ni ngombwa tuhiringire
tumwiringire, tumutinye, tumwubahe, tumenye ibyo akunda, tumenye n'ibyo ashima, kugira ngo ibyiringiro byacu bibe ibyiringiro byuzuye. Umwami waduhamagaye yaradutoranije, adutoranije atugira abana be. Ubu twebwe turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo bari kwerekanwa, ni kwerekanwa naza niho kuzerekanwa. Nikumara kwerekanwa natwe amaso yacu azahweza, ababyeyi bazamureba bareba uko asa. Amaso ya bene data bafite ibyiringiro nibo bazamureba. Amaso y'abashiki bacu niyerekanwa tuzasa nawe, ariko igihe ntikiragera. Ariko mu kanya gato ni kukukumbuza kugira ngo nawe umuhange amaso. Numara kumuhanga amaso ugira ibyiringiro. Kila mtu ambaye kwa na matumaini anatumainia kitu ambacho anajua ya kwamba hakitatoka mikononi mwake. Niba warizeye ukaba warameye Umwami wawe n'umukiza wawe ko ari we wakubambuye, k'ibyo uzakora byose ari mu izina rye, ugira ibyiringiro. Nta kabuza igihe cyo kugaruka azakugeza. Nuko mukegere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose imana y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azayishurwa. Amen. Ibyiringiro by'abatoranijwe, abatoranijwe mwiringire rwose imana y'ubuntu muzazanirwa ubwo Kristo Yesu azayishurwa. Abatoranijwe dufite impano, iyo mpano ni impano idagurwa, ni impano y'ubuntu izayishurwa mu kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Abateranye kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri aya manywa, ndabifuriza kugira urukumbuzi rwo gukumbura impano y'ubuntu tubikiwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Ukagiye gutambuka ku bicu tukamureba, tuzamusanga ngari kuduha iyo mpano, ukizabihishuwe, uzayirebe n'amaso yawe, uzayirebe n'amaso yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Hahandi bene data amaze kudusomera ngo nukuri aboroheje n'umwuka gusa, bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Hepfo muti mwiringire agahato, timwizigirire ubusa kunyaga, kuko ubutunzi ntibugwira, mwe kuzahirana imitima yanyu. Abiringiye Uwiteka, Bibiri iri kutubwira ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, kandi uwo musozi wa Siyoni ntabwo ugira ubwoba. Iyo umuyaga uje umusozi wa Siyoni ntabwo unyeganyega. Iyo haje ibibazo umusozi wa Siyoni usigara ukomeye. Bene data bashiki bacu, mwiringire Uwiteka namwe mumere nk'uwo musozi. Twiringire Uwiteka, tugire urugero rw'uwo musozi, kandi tugire kwizera. Umwami Yesu yabwiye abigishwa ati nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mushobore kurandura n'uyu musozi ukavanwa mu cyimbo cyawo. Kwizera mwifurije abera, kwizera mwifurije bene data, yifurije bashiki bacu mu izina rya Yesu Kristo. Turi kuganira ngo ibyiringiro by'abatoranijwe, ibyiringiro by'abatoranijwe, mwe kwiringira abakomeye, mwe kwiringira agahato. Umuntu ntagushira n'agahato, mwe kumwiringira. Hari umugabo twiringiye, uwo mugabo bamwiringiye ntabwo bazakorwa n'isoni. Mu ngorane ni umutabazi, mu bibazo afite igisubizo, mu burwayi arabakiza. Uwo mugabo izina rye ni Yesu Kristo. Ibyiringiro by'abatoranijwe tubihanga uwo mwami, twe kubihanga abantu. Abantu nubwo twari bahanga, tureba abo bantu niyo barimo agakiza k'Imana, niyo bafite agakiza k'Imana, ntabwo tubiringire. Kuko umuntu udafite ijambo, Bibiri iri kuvuga ngo mbese warusha ureba hata kamwe tibishoboka. Timwizigirire ubusa kunyaga kubera hirya y'ubutunzi.
tuzahirana imitima yacu. Isipotoshe mioyo yetu. Nifurije abera Itatoa watakatifu. kwiringira Uwiteka Tumaidia Bwana. kandi ibyiringiro byacu Matumaini yetu. tukabihamagara Kwamba pale tuita. mukanya n'akandi Tuta kama kitabu. jewe nawe tugira ibyiringiro turamusanganira kandi tuzamusanganira dufite umunezero. Araje vuba, reka tumutegereze tumeze nk'umukobwa utegereje umusore we igihe yamuhaye isezerano. Ahora aditekereza akavuga ati fiyanse naza nzabona bifite umunezero, fiyanse naza ntabwo nzongera kubaranwa n'ab'abakobwa, fiyanse naza nanjye nzitwa umugore ufite umugabo. Uwo niwe dutegereje. Yaduhaye isezerano, isezerano yaduhaye ntabwo azaritinza, kandi iyo yaritinza ntabwo rizahera. Umwami wacu tumwiringire, ni umugabo utabesha, ni umugabo uvuga ntiyivuguruze, ni umugabo usezeranya kandi agasohoza. Uwamwiringiye ntabwo azakorwa n'isoni. Ibyiringiro by'abatoranijwe, abatoranijwe dukwiye kugira ibyiringiro bitandukanye n'iby'ab'isi. Turarwara, turapfusha, ariko dusubya ab'isi ibyiringiro. Kandi kugira ngo wibuke ko usubya ab'isi ibyiringiro. Umugabo wo wizeye iyo urwaye uramutakambira nawe akagukiza. Umugabo wo wizeye, wo wizeye ambaye unaamini ni ukumwiringira, tumubangikanye n'undi, kamenya ko wenyine ariwe mwishingizi w'urugendo rwawe, ariwe mwishingizi w'ibibazo byawe, ariwe uzagutabara igihe uzaterwa. Nuhura n'ibyago niwe uzakugoboka. Izina rye Yesu Kristo. Ntimukizigirire ubusa kunyaga, kuko ubutunzi ni maana mali ikisikika tuzahirana imitima isipotoe moyo yenu. Ntimukiringire abakomeye, musitumainie wale wanaokuwa na nguvu, kubera abakomeye maana wale wanaokuwa washujaa nao wanyenyekevu nikano kuko bafite ko guhumeka, ariko bashizwe ku gipimo. Umwuka w'Imana ubarusha kuremera. Nasaba bene data, nasaba bashiki bacu kugira ngo umwuka w'Imana ugendagende mu itorero, ugukoreho ibibazo byawe, ubikemure ibibazo byawe. Umwuka w'Imana akubwire ngo ubura ndi kumwe nawe, kuko udafite umwuka w'Imana ntushobora guhishurwa. Udafite umwuka w'Imana ntabwo ushobora kumenya ko Imana yogukiza. Udafite umwuka w'Imana ntashobora kumenya ko Imana akuvana mu bibazo. Abagize nkanje ufite ikibazo wese, Imana ni igisubizo. Ufite uburwayi, Mesiya ni muganga. Izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Waebrania samahani wa Kolosai sura 3:12. Nuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi. Abo ni abatoranijwe, wale ni wale waliochaguliwa. Nuko bikwiriye kama inavyostahili intore z'Imana wachaguliwa wa Mungu zera kandi zikundwa, takatifu zinazopendeza, mwambare umutima w'imbabazi, moyo wa ineza na uwema no kwicisha na kunyenyekea n'ubugwaneza na kuwa no kwihangana. na kusubiri. Umurongo wa 15, 15 reka amahoro ya Kristo wacha salama Bwana atwarire mu mitima yanyu, atawala mioyo ayo yenu, mwahamagariwe yale mlioitwa umwe, mwili moja kandi mugire umutima na moyo gira imitima na moyo ishima. nayo sifia Abatoranijwe ibyiringiro byacu kugira imitima ishima. Abatoranijwe mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yacu. Nubyemera
alijikubali, watoranirije, alichaguliwa, uzagira amahoro, utakuwa na salama umutima wawe, ndani ya moyo, nta kintu kizakunyeganyeza. Tuvugane ijambo la kusema eti ibyiringiro by'abatoranije, matumaini waliochaguliwa, mureke amahoro yawe, ahubwo mureke amahoro ya Kristo abari atubera umuyobozi. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu ayo mwahamagariye, yale mlioitiwa. ku murongo wa 15 Washere 16 soma Tamuliza kwa 16 bitatu, sura 3 ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Kristo liwe ndani Ibyiringiro by'abatoranije nuko mugomba kumenya ijambo rya Kristo riri muri mwe. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, mufundishane, muwapate kuonyana, muhugurane muri Zaburi ndani ya mambo yote, n'indirimbo n'ibihimano by'umwuka, viundu ya kiroho, kurimbirana ishimwe mu mitima yanyu, ndani ya moyo, kandi icyo muzavuga, ibyo muzakora, ibyo mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, dushima Imana Data wa twese, uwo amen. Ibyiringiro by'abatoranije ni ukureka ijambo rya Yesu Kristo akaba ari ryo ritubera umuyobozi. Niba uzi ko watoranijwe, yoborwa n'ijambo rya Yesu Kristo. Niba uzi ko watoranijwe, reka ijambo ry'Umwami rigendere mu mutima wawe, aho nushyiramo ibindi utapoteya. Murabyemeye? Ugana ijambo rigira riti ibyiringiro by'abatoranijwe, matumaini waliochaguliwa, mureke amahoro ya Kristo ariyo dutwara, tureke gutwara abantu b'abatwara ingorofani, ahubwo tureke parole ariyo ituyobora. Parole ituyobora, amahoro ya Kristo azasaba mu mitima y'abatoranije. Ijambo rya Kristo rizaba muri twe, ijambo rya Kristo turishyira imbere, ibintu byose tubishyire ku ruhande. Urebe ijambo riri kukuyobora, genzura imibereho yawe, usabwe kuyoborwa n'ijambo, ugire ibyiringiro, umenye ko ujye waguhamagara, nta kabuza agufasha akaboko. Yabwiye Yesaya ati, naho wanyura mu mitima ntabwo uzagutemba, naho wanyura mu muriro ntabwo uzashya. Uw'Imana yatoranije n'abahazi bikomeye ntabwo azanyeganyeza. Uw'Imana yatoranije n'abahazi uburwayi azahagarara yewe, kuko abana b'Imana dufite agakiza. Yaduhaye agakiza, Imana yo kwizerwa. Yaduhaye agakiza, yaradukijije n'uburwayi. Yazi ibibazo azabiturinda, yazi ingorane azagutabara. Ababyizeye Imana iduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Kubera niba udafite agakiza ntabwo ushobora kwirinda. Ibyiringiro ni ikintu kimwe, ndetse n'agakiza ni ikindi, no kwizera ni ikindi. Bisabye ibyo byose ufite mu mitima wawe, ariko ufite agakiza muri wowe. Ku muntu ufite agakiza ntabwo agira urwangano, ufite agakiza ntabwo agira ibirakari, ufite agakiza ntabwo ahemukira abandi, aribyo kwikosora. Ariko umuntu ufite agakiza iyo umukozeho gake arakubwira ngo waba uzi wowe uranze wenda niba utanze ngo natwe agakiza mfite ntakarambika, nkabana nakudiha maze kazagafata nyuma. Uwo muntu yakiriye agakiza gute? Umuntu ufite agakiza akakarambika ntabwo yigeze ni pirate, ariko umuntu ufite agakiza agakomereraho. Niba bamututse araceceka, bamugiraho akiyanagura, bamukandagira
Reka mahoro ya Kristo atware umutima wawe atawale moyo wetu dada. Nikuzaririmba kuyakuliwa. Kuganira ngo naongea eti matumaini waliochaguliwa. Matumaini waliochaguliwa gakiza. Aweka chini ahubwo gakiza bagakorera naho. Agakiza twahawe. Mbere data washiki banje tugakomerero. Nana yakaduhaye. Awe rikakuye. Bahara litoa. Kwebwe twari tumeze nk'igiti. So sisi tulikuwa kama cyurukira niko bibiri. Kama ariko mukanya gato kama muda kitambo kama muti ya pandikizi kama tumeze nk'igiti cy'urukira ariko umwami wacu aho yatumenyeye aduhagati nasi akatupa wokovu mu gihe cyasize kwa wakati akari kari mu Israeli Mungu ingirira ubuntu nje nawe akatuondoa kirageze isubire kubaka abantu kwa waliotangulia gakiza katarasubira kubaka abantu utari wabatizwa mu bibatizwe kama hujagakiza katarasubira kubaka abantu utari biyana bidawiyana agakiza katarasubirayo utari bitunganya na mwene so gira ubona bwawe mwihute ubona mwene so mube umwe mmoja. ibyiringiro Matumaini by'abatoranyije waliochaguliwa. mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yawe ayo mwahamagariwe kuba ikiringiro kimwe. Kuwa matumaini moja. Ibyiringiro byacu Matumaini yetu biri mu gakiza. ndani ya wokovu. Amahoro yacu Salama yetu ari muri Yesu Kristo. ndani ya Yesu Kristo. Urebera wabizera ni muri Yesu ndani ya Kristo. Yesu Kristo. Abateranye Waliokusanyika nimewikatia kulipenda. timukiringire Tumainie umwana w'umuntu. wanadamu. Timukiringire abahumeka Waliopumua pumuzi. kubera bakomeye bose. Wataalamu wote. Iyo wabona Trump, Hata na kwa iyo Trump. wabona perezida uwo ari we wese, Rais yoyote. abaperezida bose Na bambaye marais yoyote waliwahi kuwa. uhereye kuri ba Osama, Ndani ya Osama, uhereye kuri ba Gaddafi, Gaddafi, ba Napoleon, Napoleon, ba Mobutu Sese Seko Sese, baravugaga wote walikuwa bamuradiyo agatutira Agatembeka. kugira ngo umunsi barihe Siku ya leo wako wao. ukiringira umuntu ahubwo wiringira umuntu urimo agakiza k'Uwiteka. Ari mwene gatandisa Haya ndugu nisomea. muri Zaburi ya ijana Yale ya Zaburi ya 45. umurongo wa gatatu. Angalia shairi ya 3. Mwumve impamvu Sia sababu udashobora kwiringira abantu tumaidia cyangwa abana b'abantu wale wanadamu. ahubwo kwiringira Tumaidia ni umwami wacu Yesu Kristo. wote wetu Yesu Kristo. Ibyiringiro Matumaini by'abatoranyije ya waliochagwa. Wasili hapo ndugu yetu. timukiringira abakomeye Wanaoimarika. cyangwa umwana wawe wese Jambo yoyote. utabonerwamo agakiza. Umuntu utarakijijwe, umuntu utarakizwa, usimutumainiye, Uzamwiringire. uziringire umuntu Tumainia Mungu. wakijijwe. Okolewa. Abraham ari kuvuga Bwana ngo anasema hivi. umuntu umwe Mtu mmoja agakiza kwe Mungu ndani yake zaidi 1000 arutamasi ibihumbi 10 zaidi ya dunia 10,000. ariko umuntu utizeye Hivyo sio amini. ntabwo yakiza n'isazi. Hawezi kuwa timukiringire abakomeye tumainia cyangwa wanadamu. umwana Wale w'umuntu wese wanadamu yoyote. utabonerwamo agakiza. Ku murongo wa 4 Mashairi ya 4. umwuka we umuvamo Pumzi yake inatoka. agasubira mu butaka bwe. Atarudi ndani ya udongo. Soma ahakurikiyeho. Soma inayofuata. Agasubira mu butaka bwe. Atarudi ndani ya udongo wake. umuvamo cyo nyumvire ugasubira mu butaka bwe. tukiringira umuntu Tumaini ukomeye. wanadamu ambaye umwuka we imana izimanye anaondoa. usubira mu butaka. Unarudi ndani ya udongo. uwo wamiringire Unaweza kumtumainia watu. tukiringira umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. tukiringire pasitoro wawe, tukiringire diakoni wawe, tukiringire afiya wawe, tukiringire dekorari wawe, tukiringire umugabo wawe, tukiringire umugore wawe. ejo yaguhinduka Badilika. ariko mu mitima y'umutima umwana ugahinduka abariringiye ntabwo bazakabona isoni. tukiringira abakomeye
Mtu ni kama maua, unashira roho ukakanya naondoka muda kidogo kuma inakauka, warusha umiri nyuma. Unaweza kutumainia mbele za tabashti wako. Ndugu wapendwa, nimekuja kwili nyuma itaja kutumaini kwa Yesu na Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Mungu wewe umufamu wake na mtoto. Akasubira mu butaka. Kwa udongo. Uwe musi. Bali ile siku ngamie mipasho yake inapasa. Yeye ni hata Bwana Mungu aokoa tabazi mtetezi wake. Lakini ngira anatumainia wokovu. Akiringira Uwiteka Imana ye. Niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Amen. Akomeza umurava iteka byose. Uwiteka ntabwo hachoke ndasi yaruha yari yaruha ariko umurava Uwiteka nawe ukomeza ibihe byose. Kristo agaishubira nandi kandi yale natumaini